Mukunzi wa byose TV rero ndagusoje gatanu kuri gatanu, we wakoze subscribe ndagushimira cyane, nawe utarayikora ndagushishikariza kuyikora kugira ngo tujye tugenda tubana mu biganiro byanjye byose bya buri munsi. Ngenda nkora abanzi neza baranzi yuko ngenda mbanyanyagizamo ibintu bijyanye n'imikino football. Ako football irakundwa mw'abantu mwe. Football ni ikintu gihuza abantu benshi cyane. Football ni ikintu gitera saga nyinshi cyane mu mujyi wa Kigali cyangwa se n'ahandi ku isi, ariko ugasanga abantu benshi iyo babiri barimo kujya impaka cyangwa se batatu haba harimo uvugisha ukuri cyangwa se nurimo kwirengagiza. Icyo nakubwira cyo nuko hano kuri byose TV nababwiye yuko nzajya mbahereza inkuru iziri muha no gusesereza. Za nkuru ziziri muha no kugira gute no gusesereza nizo nzajya mbaha gatanu kuri gatanu. Icyo nakubwira rero nuko komeza ugubwe neza ahantu hose ugenda uherereye, akazi kose urimo, ibyo urimo byose urimo kugenda ukora. Ndakwifuriza kugira ishya n'ihirwe gatanu kuri gatanu. Ni umusore wanyu kubw'Imana Olivier ugenda uba blessinga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ndagaruka mu ikipe ya APR. Abakinnyi bamaze kurekiperwa, y'abakinnyi irimo kugenda ikoresha ubu ngubu bari muri kampu nyuma yo gutsinda ikipe ya Musanze Football Club. Igitego kimwe cyatsinzwe na Mugisha Gilbert Barafinda, wari umaze igihe kinini adatsinda igitego. Penalty yari igiye guterwa na Ruboneka, aba arayisabye. Mugisha Gilbert aravuga ati reka nanjye nikureho inyatsi, nikureho umwaku wose mfite, nindangiza mboneze mu rucundura ndebe yuko nahagurutsa abakinnyi abafana b'ikipe ya polisi, b'ikipe ya APR, mu mbabarire b'ikipe ya APR, ndebe yuko izi kwasteri ziba zaturutse mu mujyi wa Kigali, ndebe ko nabaha ibyishimo byinshi bigiye bitandukanye. Ni igitego rero cyaje kuhita kihesha amanota 28. hari abatsinze Musanze igitego kimwe. N'umukino ikipe ya Musanze yari yakaniye ku rwego rukomeye cyane, ariko biza kurangira akagozi gacitse. Ni ya kipe nkuru, ni ya ntare iba yakomeretse gatanu kuri gatanu. Biza kurangira ikipe ya APR ihamanukanye umucyo, ariko bari bamanukanye n'ubundi abakinnyi bagiye batandukanye. Bakwitonda Arebaka, ba Tadeo Ruwanga bari baje binjira mu kibuga basimbura, ba Ramazani bari bamanutse, ndetse na ba Godwin Odibo, Bodo Chidiebele, ndetse na ba Barafinda Gilbert. Bamanukanye abakinnyi benshi, bari Yuswane, Banige na Kerema, ba Pavel Nzira, bari bamanutse. Abo bose bagiye kureba ko bazana intsinzi hano mu mujyi wa Kigali. Byaje kurangira rero bamanukanye amanota 3, bayamanukana ku mucyo mwiza umeze neza cyane, gatanu kuri gatanu. Icyo nakubwira rero nuko iyi kipe yicaye ku mwanya wa kabiri ni n'amanota 28. Ikipe rero yamaze kuba ivugisha abakinnyi bagiye batandukanye, harimo uwitwa Hakim Kiwanuka w'umugandekazi rwose, w'umugande Prito mumbabarire cyane, w'umugande usanzwe ukina muri Villa Sport Club ya hariya i Bugande. Asanzwe akinira n'ikipe ya Uganda Cranes ya Chani, aba ayirimo ameze neza gatanu kuri gatanu. Asigaje imikino igera kuri 2 kugira ngo fazare yabo igende irangira, agaruke mu kibuga, noneho abone kuza mu ikipe ya APR. Bivuga yuko amaze gutangwaho ibihumbi bigera kuri 60 by'idolari. Uyu mukinnyi arakomeye, n'umubora, n'umukinnyi utsinda. Mu gice cya mbere cya shampiyona y'Ubugande amaze gutsindamo ibitego bigera muri 6. Uyu mukinnyi arakomeye, afite speed, nge nahoze ndebe ibitego atsinda. Uyu mukinnyi ni umukinnyi uri ku rwego rwo hejuru, ni umukinnyi ukomeye kabisa, impeccable, afite improvement, ariko bihereza amahirwe menshi yo gusohoka kwa Dauda Yusuf.
ashobora Mamadusi ashobora kugira gute, ashobora gusohoka muri iyi kipe y'ingabo z'igihugu akajya kwishakira akaryo ahandi hantu hagiye hatandukanye. Akaba rero ari ikipe ya APR twaganiragaho irimo kugenda ishaka abandi bakinnyi bagiye batandukanye, ariko noneho amakuru ansumira rwose agiye kumanura intwaro zigera muri 3 nazo nzagenda nzibabwira hano mbanyanyagizamo ibintu bijyanye n'imikino, nzajya ngenda nyabanyanyagizamo amakuru y'imikino agende aba isereri mu mitwe yanyu, mugende muyafiringa mwumva ukuntu ibintu bigenda bimera neza cyane hano mu mujyi wa Kigali. Icyo nakubwira rero nuko wadusubscribinga, ukaturayikinga, ugasharinga, ndetse niba wakunze ibiganiro byacu ukalayikinga, ukakanda akamenyetso kagaragaza k'igikumwe kagaragaza niba wagiye udukunda, then tugakomeza tukibanira 5 kuri 5. wowe ukeneye kwamamaza, wowe ukeneye yuko ibikorwa byawe bigenda bikagera kure, we watuvugisha, ushaka kutuvugisha wakanda kuri izo nimero ziba zigiye zitaginze kuri iyo buri video yose mba nakoze, ukatuvugisha tukagenda tubana 5 kuri 5. Icyo nakubwira rero ku ikipe ya APR n'ubundi iracyari muri kampu, irimo kwitegura ikipe y'Amagaju. Ikipe y'Amagaju nayo yamaze kugenda isohora urutonde, isohora bijyanye n'imyinjirize, bijyanye n'imyinjirize rwose ndaje ndakabashyiriraho, ndabashyiraho agafoto kajyanye n'imyinjirize, uko abantu bazagenda bagura amatike muri iki cyumweru hariya kuri stade ya Huye ku itariki 12 ku isaha y'isa 9, ubwo Amagaju azaba yakiriye ikipe ya APR. Nyamara izaba irimo kugenda irekipera n'abandi bakinnyi bari bari mu mvune. APR rwose izaba imeze neza hariya kuri stade ya Huye, ari nako ikipe y'Amagaju ifite umukinnyi wabo uyoboye urutonde rwa shampiyona mu ba rutahizamu bamaze gutsinda ibitego byinshi, akaba rwose ameze neza cyane, azaba arimo atana mu mitwe na ba Nigena Clement ndetse na Ariyuswane, kiriya gishyitsi cyo muri Senegal. Nabonye rwose uriya umudefanseri mwiza cyane. Abadefanseri ba Senegal maze kubona yuko ari abadefanseri beza cyane kabisa hano kuri ubu butaka bw'i Rwanda. Reka ngaruke gatoya mu ikipe ya Gasogi United imaze gusinyisha mukataba, amaze gutereka umukono ku masezerano rutahizamu w'umunyasenegali ugiye kuba akina amezi 6 asigaye igice cya kabiri cya shampiyona. Agiye kuba rwose ajoininga ikipe kugira ngo babone uko bazaza mu myanya myiza, cyangwa se barebe yuko igikombe cya shampiyona bakomeza kugenda bagihatanira 5 kuri 5. Ni Kenisi rero ukomeje kugenda atitiza umujyi wa Kigali. Ni Kenisi n'ubundi dusanzwe tuzi muri transferi, aragenda akikoza mu karere k'ibiyaga bigari, akikoza mu burasirazuba bwa Afurika, akikoza mu burengera bwaryo, mu majyepfo n'amajyaruguru ya Afurika, akagenda akazana umukinnyi tutatekerezaga yuko yagenda yaza ku butaka bw'i Rwanda. Bamwe nabonye bakomeje kugenda bashyiraho ifoto ya Mohamed Wade watozaga ikipe ya Rayon Sport, bakamugereranya n'uyu mukinnyi uje mu ikipe ya Gasogi United. Ngo barasa, ariko ibyo byo gusa byo ntago nshaka kubyumva, ahubwo nshaka kureba icyo rutahizamu w'umunyasenegali niba aziyunga kuri Fornganye ukomeje kugenda aca ibintu hano mu Rwanda, hano ku butaka bw'u Rwanda. Ikipe ya Gasogi United rero ikaba imaze kumukubita amasezerano kugira ngo bakomezanye muri iki gice cya shampiyona gisigaye. Reka twigarukire mu ikipe ya Rayon Sport Saro ry'Inyanza, igikanu cy'imfizi Murera n'ayandi mazina yose bagenda bayitazira. Ni Winga Machachari, ni rutahizamu ukina systeme offensive yo gusatira ashaka ibitego, nkuko dusanzwe tumenyereye ikipe ya Rayon Sport igenda ishaka ibitego bigiye bitandukanye. Uyu musore kumushyira mu maboko ya Robertinho
Carves de Carme, uyu musore kumushyira mu biganza bya Corneille, uyu musore kumushyira mu biganza bya Selami wungirije Robertinho, uyu musore kumushyira mu ikipe ya Rayon Sport ifite ba mashabiki bakomeye cyane, bavuza ingoma nyinshi cyane, timu ya wananchi. Uyu musore Byiringiro Lage, nta wundi mvuga ni Byiringiro Lage, wakinnye mu ikipe ya APR, wakinnye mu ikipe ya Esperance yo mu Kabagari, agakina mu ikipe ya Sandvikens avuyemo y'Iburayi, akaba agarutse ku butaka bw'u Rwanda. nta wundi wabitangaje ni njyewe hano kuri Byose TV. Nagiye mbitangaza, nayitangaje mu ba mbere iyi nkuru, ariko ubu ngubu tuvugana yamaze kugera ku butaka bw'u Rwanda, akaba yaje kuba yakumvikana n'ikipe ya Rayon Sport. Naje kubona amafoto, naje kubona uyu mukinnyi yakirwa n'abayobozi bamwe bagize ikipe ya Rayon Sport, barimo Twagirayezu Tade uticaye uvuga ati turashaka aba rutahizamu, turashaka aba milieu récupérateur, turashaka aba winga, turashaka abakinnyi bakomeye, turashaka igikombe. Iyi kipe ya Rayon Sport idahwema gutsinda umunsi ku munsi, irasya itanditse, iracaho igakubita, igaca kuri Kiyovu igakubita, igaca kuri APR igakubita, igaca kuri Mukura, kuri Gasogi igakubita, igaca ku makipe yose agiye atandukanye igakubita. Ikipe izahagarikwa nande? Ndashaka mumbwire muri komenti, mutubwire ese izatsindwa nande iyi kipe muri rusange. Yamaze rero kuba imanura umukinnyi witwa Byiringiro Lage kuri ubu butaka bw'u Rwanda, wari umaze imyaka irenga 3 hariya i Burayi. Ese uyu mukinnyi ko namaze kumva yuko amakuru ansumira, amakuru angeraho agera kuri Byose TV, atugeraho tudashidikanya, nababwiye ko nzagenda mbahereza amakuru azira imuha no gusesereza. Sinzasesereza ikipe yawe ufana muri rusange, no. Amakuru nge bwa mbere ntangaza inkuru n'abarababwiye ni uyu mukinnyi natajya mu Buhinde, uyu mukinnyi araza mu ikipe ya APR. Uyu mukinnyi twabonye yakirwa n'abayobozi ba Rayon Sport. Uyu mukinnyi rero telefone zirimo gucicikana, abayobozi bo muri APR bavuga bati turagushaka mu ikipe ya APR, turagushaka mu rugo, ugaruke mu rugo. Nyuma ya Kiwanuka bashaka kongeramo abandi bakinnyi bakomeye. Ese uyu musore yaba ari Yoshua ya mbere, yaba ari Yoshua nziza mu ikipe ya APR? Ese uyu musore yaba ari Yoshua nziza mu ikipe ya Rayon Sport? Ko tumuzi kagenda, ko tumuzi kaguruka, ko tumuzi kacenga, ko tumuzi kari umuskora atsinda ibitego byinshi. Uyu musore mumumbwireho muri komenti, mutubwire uyu musore mutubwire. None iyi Rayon Sport iri mu mwuka mwiza, iyi Rayon Sport ubu tuvugana iri mu myitozo. Imyitozo yayo yamaze gutangira. Nsabimana Aimable yitabiriye iyi myitozo. Nsabimana Aimable yamaze kuba agaruka mu ikipe ya Rayon Sport, yamaze kuba agaruka rero gutangirana imyitozo, kuba bitegura shampiyona, kuba bitegura umunsi wa 15 wa shampiyona. Nsabimana Aimable rero yagarutse mu ikipe ya Rayon Sport imeze neza, ubona yuko nyuma yuko amaze guhomba ibihumbi bigera muri 210 bya prime, nyuma yuko amaze guhomba amafaranga menshi, abafana bagenda batanga ku mastade, yavuze ati nanjye reka ngaruke joining ikipe yanjye. Ariko bamubwiye yuko abayobozi ba ikipe bamubwiye yuko muri iki cyumweru bagomba kuba bamuhaye amafaranga ye yose muri rusange, then bagakomezanya shampiyona. Abayobozi ndimo mvugana n'ubuyobozi bwa Rayon Sport bambwiye bati nta kindi dushaka, ugenda utubwirira abakunzi ba Byose TV, ugenda utubwirira abakunzi ba Rayon Sport, ugenda ubatubwire yuko abayobozi tudafite guteshuka, tudafite ikintu na kimwe cyatuma tujya hasi.
abati dushaka intsinzi uko yabimeze kose. Ati wa mugani wa Kenisi ati iyo ugiye kugura inyama ntago ubaza uburyo babazi iyo nka. Ati natwe rero ntago dushaka kugira guteshuka ku gikombe cya shampiyona. Ati dushaka igikombe cya shampiyona ku bubi n'ubwiza. Aba bayobozi rero ntago bicaye nta nubwo bahagaze, ahubwo barimo kumuvinga Gacinya Chance Denis, Twagirayezu Tade ntago bahagaze, Muhirwa Freddy, Paul Muvunyi, Rwagacondo n'abandi ntago bahagaze, bari muri rekritoma. Noneho ubu uko bwije nuko bukeye ngiye kujya ngenda mbagezaho transfer done deal breaking news nzajya ngenda nyibagezaho 5 kuri 5. Ndabakunda cyane, ni Kubwimana Olivier, ni byose TV, subscribinga, likinge, ndabakunda cyane. Ciao.